Gihozo muri iyi filime rwose niwe muntu wa mbere unkorera umunsi kuko umunwa we utuma ibintu byinshi bidoba, mbega ni kumwe bavuga ngo nta banga da! Gihozo ibintu byose abishyira hanze, byaba ari ibintu bishobora gushyirisha abandi mu byago mu gihe ari kwitabara ndetse byaba ari n'ibintu bishobora gutuma yibonera amafaranga, by'umwihariko niba ukunda uyu mukobwa kora subscribe, like, utubwire no muri comment nawe uburyo umubona kugira ngo dukomezanye. Uyu munsi rero tugiye kugaruka by'umwihariko kuri uyu mukobwa Gihozo kubera ko muri iyi filime agace kasohotse none ibintu byari umuriro ndetse turebe ngo noneho message yatanze y'uyu munsi ni iyihe. Gusa message ya mbere tugomba kureba ni uko Gihozo yabaye umwana mwiza, asigaye yubaha Cedric, asigaye amufata neza, ntabwo bakigirana ibibazo, ikindi kandi urabona ko ibintu bigiye bimeze neza, asigaye amwubaha, ntabwo kimubwira nabi, ari kumvikana n'abantu benshi, ariko by'umwihariko kubavamo kumena amabanga nibyo bintu bya mbere biri kubashyira mu byago kandi bitewe nawe. By'umwihariko nko muri episode ya 18 niwe wavuze ko Cedric ndetse na Alice basohotse, bituma Uncle we na Shalom bibarakaza cyane ndetse barabategereza, ubwo bazaga nibwo babakubise, ndetse nkubwira ngo muri gice cyasohotse cya 19 nibwo Shalom yabaye Shalom na Oncle wa bano ba Alice bakubiswe ndetse na Dani bakubiswe na Dani kubera ko yaraje asanga bari gukubita mushiki we ndetse na Cedric. Ndagira ngo by'umwihariko tugaruke kuri kino kintu, umbwire uburyo wabibonye kuba bakubiswe, kuba yabakubise nyine abaziza ko bari gukubita mushiki we. Gusa njye bino bintu nabonye nta kosa yakoze kuko kuba waba uri uncle w'umuntu ntabwo bivuze ko waza kubavogera, cyane ko nawe yabyivugira avuga ngo kuza kudukuvogerera hano yitwaje ngo nuko ari uncle atatwishyurira inzu tutarya ibiryo yaduhahiye, ibyo bintu ntabwo aba ari byo. Nicyo kintu nabonye muri iyi filime ndetse mbona ibintu Dani yakoze ari byo, kuba yafashe uyu uncle we ndetse n'uriya Shalom akabakubita bitewe n'uko yari asanze bari guhohotera aba bombi. Gusa ni kimwe nyine bavuga ngo icyo Imana yifatanyirije ntawabasha kugitandukanya, kuko kuba Cedric yarakunze uyu mukobwa ndetse n'umukobwa akamukunda nta kosa ribirimo, genda bishyigikiye, nta n'icyaha kibirimo, kuko kuba waba uri umukene udafite amafaranga ntabwo bivuze ko utaba ugomba kubona urukundo ruzima. Ikindi kandi iyi filime itanga mu byo twabonye by'umwihariko nka Gihozo akina nk'umukobwa utanga amakuru kugira ngo abone amafaranga. Icyo kintu nimba ujya ureba Gihozo buri munsi urakibona, akaba ari niyo ahanini isi turimo uyu mwanya. Buri muntu wese kino gihe kugira ngo agukorere ikintu runaka, serivisi runaka, ni uko uba ugomba kubanza kumwishyura. Ibyo ngibyo nibyo Gihozo amera nk'ugaragaza biri kuba muri sosiyete y'uyu munsi. Gusa we biza muri fino filime birangira nyine mu bamusezeranya kumwishyura abibabwiye, bikarangira nta n'ikintu n'ubundi nawe abonye, kubera ko bamaze nyine kumumenya ko akantu kose akoze aba ari mpa nanjye nguhe. Rero icyo nababwira ni uko Gihozo muri iyi filime ari umwe mu bakinnyi baryoshye iyi filime kandi bameze neza, ikindi kandi role bamuhaye akaba ayikina neza, kuko niba ukurikiriye filime umunsi ku munsi kereka ko nawe uri umwe mu bantu babona ibikorwa by'uyu mukobwa n'uburyo yitwara n'uburyo akinamo, bikaba ari n'ibintu ngiye binshimisha umunsi ku munsi, kuko akazi akora aragashoboye kandi na role bamuhaye ngenda yimukundira. Reka ngushimire twabanye muri kino kiganiro, kubwire ngo uwo mwabanye ni Isaac Sibomana, gusa ukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu yandi mavideo menshi agiye atandukanye. Wakoze subscribe ndagushimiye, nawe twabanye uyu munsi ndagusaba kuyikora.